so rero ndumva twakora ubukwe nta kibazo nyine niba wumva yuko ari cyo gihe gusa njyewe numva yuko nyine ngifite ibintu byinshi byo kwitaho numva nge tutahita tubukora nyine twabanze tukihangana Victor turacyari mu bashya mu rukundo turacyari bashya mu rukundo nubwo bimeze bityo nyine nta kidasanzwe kihari ariko nge numva tugikeneye igihe tukagira ibyo twubaka tukagira urukundo twubaka tukagira nyine urukundo rwacu rukagira umusingi ukomeye cyane ntabwo ari ukugaya uko dufite ubu ngubu ariko numva twaba duhubutse numva twategereza tukihangana nyine niba ari uko bishaka nabwo nta kibazo ubwo iminsi yaricumye Victor yemera nyine ko badakora ubukwe ku cyemezo yari yifuje nyine ko bakora ariko ntabwo nyine Agnes we yagishyigikiye kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu nongeye kugusuhuza kandi ngo haye ikaze hano kuri Yep Media nkaba nguhaye nyine karibu nyine cyangwa se yambo aho uherereye hose ngiye rero ukuramutsa cyangwa se ugusuhuza nitwa Tiyo Nsanze nkuko umaze kumenyera ahangaha kuri Yep Media aho dusangira inkuru zitandukanye z'ibintu bitandukanye byagiye biba ku bantu nyine bagiye batandukanye natwe bikatubera amasomo atandukanye aho rero uherereye hose nkaba ngusuhuje ibyo urimo cyangwa se ibyo uri gukora byose ahantu uherereye hose rwose nkaba nguteye peace Imana rero guha umugisha wowe urwaye Imana iguhe gukira kandi nyine ikugabanyiriza ububabare ikorohereze rwose icyo nicyo ngusabira naho abantu aho muherereye hose nkaba mbasuhuje abantu bari iburengerazuba iburasirazuba muntu uherereye mu majyepfo mu ntara nyine y'amajyepfo za Huye za Nyamagabe ndetse ukazamuka na za Muhanga na Kamonyi hafi no mu mujyi wa Kigali namwe ndabasuhuje mwese Imana ibaha umugisha kandi mwarakoze gukanda subscribe hano uyu munsi rero n'abantu bari hanze ubwo bumve ko mbasuhuje mwese pfa kuba utari mu gihugu cy'u Rwanda ngo haye ikaze hano kuri Yep Media ku nkuru yacu igice cya kabiri tugiye gukomeza cy'inkuru iheruka ugenda ureba inkuru iheruka ni inkuru y'umusore cyangwa se umwana w'umusirikare cyangwa umuhungu w'umusirikare ukomeye cyane wakunze umukobwa wacuruzaga agataro cyangwa se wikorera nyine genda uzunguza imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye ku gataro nyine cyangwa se abitwara ku mutwe ubwo rero niyo nkuru tugiye gukomeza kandi iyi nkuru ikaba iri burangirire kuri iki gice ngusabye rero kuwukurikira kandi nyine uze gutera comment cyangwa niba utarakanda subscribe usiga ukanze subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zindi zitandukanye tugenda dushyira ahangaha reka nkubwire rero ubwo duherukana Victor ahamagaye Agnes ariko telefone igacikira Victor uzi ko yari ari gushwana n'iwabo bari gutongana na papa we ari kwanga yuko ava mu rugo ngo asubire ahantu Victor yari amaze amezi 3 akorera ariko aho hantu yari yarabonye umukobwa akamukunda byimazeyo akaba nyine ariho ashaka gusubira ariko wabo batabishaka papa yari umugabo ufite ijambo rikomeye cyane iwe hararindwaga n'abasirikare nabo ubwabo bakomeye ku buryo icyo atashakaga ntabwo cyapfaga kuba mu buryo nyine atabishakamo nicyo rero yari ari gupfa na Victor ariko nyine Victor urumva ntabwo yabyumvaga kubera ko yari ari kuyoborwa n'urukundo yaragize amahirwe rero duherukana agize amahirwe akabona Agnes aramuhamagaye kuri telefone yamuhamagaje nimero tazwi cyangwa se atarasanzwe azi ariko nyine amaze kumuhamagara n'ubundi bavuganye iminota mike ataramubwira yuko agiye kumwohereza amafaranga telefone yahise ayibura kuri rezo amafaranga nyine yamaze no kuyohereza kuri iyo nimero kuko yahise ayamwoherereza bari kuvugana rero ntabwo twamenye se n'iki yari yoherereje ari amafaranga ese n'impamvu ki yahise ahitamo kumwohereza amafaranga n'iki yashaka kumubwira nibyo tugiye kuganiraho hano rero muri iyi nkuru y'uyu munsi isoza nyine iyo nkuru Agnes rero uko dusubiye inyuma gakeya uribuka igihe Agnes yatandukanaga na Victor amuha impano mu gitondo yamutegereje uri kuko yamutegereje akamubura yamutegereje aho bakundaga kumubona bavuye muri siporo aziko bari buze kuhahurira ndetse akanamubwira ibyo mu mutima we byose byuko amukunda ariko icyo gihe nyine kubw'amahirwe make ntago byakunze umusore yavuye mu butumwa bw'akazi we n'abasirikare bose bari kumwe n'itimu yari yobowe na Colonel Hiberi
bahise bagenda kandi asabwa kwinjira mu modoka nta kindi kintu kibaye. Yajyanye agahinda rero urabyibuka atanasezeye kuri Agnes, aho yabonye nyine Agnes ari guhinguka nawe aza yiruka ku modoka zabo nyine za gisirikare zari nyinshi zirenga hafi 8, ariko kubw'amahirwe make ntago babonanye, ahubwo nyine Victor yatashye ari kurira kuko na telefone ya Agnes ntabwo yayibonagaho byibura ngo babe bavugana. Ubwo rero uwo munsi Agnes yaratashye, niwo ngusubijeho inyuma nyine umunsi amuha gift cyangwa se basezeranaho. Yaratashye ageze mu nzira hari nijoro cyane, amaze gutandukana na Victor. Victor rero yaramuherekeje ariko ntabwo yamugejeje neza mu rugo aho yagombaga gutaha, kuko urabizi ko hasaga nkaho ari kure y'aho ba Victor bari. Victor yamugejeje hagati nawe asubira inyuma arataha nyine mu kigo, ko yagombaga kujya kwitegura ko azinduka ajya mu mujyi nyine cyangwa se ataha mu mezi 3 yari amaze. Ubwo rero Agnes yakomeje urugendo ari mu bwoba bwinshi, yari afite ubwoba, ariko nyine ageze mu nzira iwabo bari batuye ahantu haturanye na ya nkambi, haba abantu benshi, haba imbobo. Urabizi ko hari haturanye n'ikindi gihugu, bari ku mupaka kandi haraje ibiza, hari hasigaye rero hari abajura benshi. Ni nabwo bwa mbere muri iyo minsi Agnes yari agorobeje ahantu nkaho nyine cyangwa se ahagenda mu gihe cy'ijoro, ku ijoro nyine yatandukanyeho na Victor. Agnes rero kubw'amahirwe make abantu baramufashe bamugirira nabi, bamwaka telefone yari afite, bahita birukanka basiga nyine bamusunitse yikubise hasi, ariko nyine yabyutse bamaze kugenda hashize nk'iminota 30. Yarabyutse rero arasindagira, arebye ku ruhande abona impano ye bayisize kuko ntabwo bari bayitwaye. Yarakabakabye, abonye ikintu cy'umukara cyari kiri ku ruhande, kuziho abumva yumva ni ya mpano Victor yari yamuhaye, yaragiye yari kugenda atwaye. Abo bamwibye rero abajura nta kindi bishakiraga ni telefone n'amafaranga, kuko bamusunitse impano yayisigwa ku ruhande bajya kumusaka bamunyaga na telefone. Bari abasore babiri nawe atamenye, babonye telefone bahise bigendera. Rero muri iryo joro ntabwo Victor yingiye kumuhamagara, uzi ko yagiye nyine mu byo gutegura, ntabwo bigeze bavugana muri iryo joro. Ibyo bimaze kumubaho rero Agnes nta kindi yakoze, yaratashye nyine ajya mu rugo. Urumva yarayavunitse, yari hafi no mu rugo, yahise ataha nyine ajya mu rugo nyine ajya kuryama, atwara nyine na kado yari yahawe Victor nyine, maze arigendera. Bukeye mu gitondo rero nakubwiye ko afite nyine ya murumuna wa papa we, ari nawe nyine yakuze abona, ariko nyine nawe utarakura, ntabwo ari mukuru cyane. Kurumva ni umusore wanze gushaka nyine ushaje cyangwa se ufite imyaka myinshi, kuko yari afite imyaka nka 30 hafi 9, ariko nyine yibera iwabo. Rero yarazindutse amutuka cyane, amubwira ko asigaye agenda amajoro, asigaye ari umukobwa utagira umuco, asigaye nta kintu na kimwe amaze mu rugo. Yamuhozaga ku nkeke ku rwego rwo hejuru, akanamusaba ko yashaka uburyo ajya kuryamana n'abagabo bafite amafaranga kugira ngo agire ikintu abona. Iwabo Agnes hari ahantu bari abakene, ntago bari bifashije rwose, n'udufaranga duke bakoreraga cyangwa se bakonsomaga n'udufaranga Agnes yabaga yakuye mu mbuto yavuye kuzunguza nyine haruguru mu nkambi no mu mahema y'abarwayi. Kuko ibyinshi yabitangiraga ubuntu, agasubira kurangura, inyungu ugasanga nyine iri kuba nkeya. Ise wabo rero witwa Phineas yarabimutukiraga cyane, akamutonganya, akamubwira amagambo mabi cyane y'ubugome, akamubwira ko nubwo ntacyo nyina abamariye. Nyinakuru rero cyangwa se umukecuru wamureze yari umuntu ushaje, yari umukecuru ushaje cyane. Urumva ko nyine ntaho nyine yarari. Rero Phineas yaramutindije muri icyo gitondo, amutinza nyine kujya ku kazi nyine cyangwa se kujya kurangura. Nibyo byatumye akererwa nyine kugera ku kigo, aho nyine ba Victor bagombaga guhurira nyine nawe na Victor kugira ngo Victor agende bamaze kubonana. Ntabwo yari azi nyirizina ijambo Victor yamuteguriye kumubwira, ariko we yari azi ko ari ukumusezeraho gusa. Nyamara Victor we yari azi nyine ko agiye kumubwira nyine ko amukunda, ariko kubw'amahirwe make ntabwo ibyo ngibyo byabaye. Urumva rero yagombaga kubyuka saa 10 akagera aho ba Victor bakoreraga cyangwa se babaga mu masaha ya saa 12. Urumva yabaga yafashe urugendo hafi rw'amasaha 2 n'amaguru ari kugenda. Uwo munsi rero yarakererewe. Uribuka ko yahageze imodoka za ba Victor zimaze gutsimbura zigiye nyine cyangwa se zimaze guhaguruka.
ibyo rero byaramubabaje cyane, ahamagara Victor, ageze mu modoka zose abona zagiye, aragenda ahamagara Victor nawe yari ari kumureba ariko ntabwo yabashaga kuva mu modoka, yabonaga nyine ari kurenga paka arenze ikona, abuze nyine ikintu akora, yaricaye ararira. Nyuma yo kurira telefone urumva nta kintu yari afite, ntabwo yari azi neza uriya azongera kubonana na Victor. Victor ni umuntu wari wamweretse ko ari umuntu wita ku bantu, ari umuntu umwitayeho, ari umuntu nyine umweretse urukundo kandi wari wamuhangayikiye mu gihe bari bamaranye iminsi mike bamaranye baziranye. Yari amaze kubona ko Victor ari umusore utandukanye n'abandi giye abona. Victor nawe urabizi ko yari yarakuruwe cyane n'ubwiza bwa Agnes ndetse n'ubupfura bwe bwo gufasha abantu, uburyo nyine yitangaga, uburyo mbese yatangaga uruhare rwe mu gutabara abantu bari barahuye n'ibibazo, abo basirikare nyine baba bari barazanye na Victor bari baje kuvura. Mwibutse ko Victor bari umudokiteri umaze imezi make yavuye hanze, kuko nyine aba ari umuhungu wa generali, aba rero akorana n'abasirikare ahantu henshi hatandukanye, kuko nyine se yabaga amufasha mu bijyanye no kumoriyanta, agakorana n'abasirikare kabuhariwe bagendaga bavura abantu igihugu cyose cyangwa se mu ntara zitandukanye. Rero ubwo Agnes urumva yari amaze kubura nyine icyo yakora kugira ngo abonane na Victor. Ibintu byose yumvaga ko birangiye cyangwa se Victor ibye birangiranye n'ijoro ryari ryahise nyine, cyangwa se ko ibintu byabo byose ubwo amuviriye mu buzima nyine, kuko ntabwo yizeraga yuko bakongera kubonana. Nta nimero ya telefone yari yasigaranye, ntabwo yari azi ahantu yayikura. Abantu bose bari barazanye na Victor urumva bose bari basubiranyeyo. Rero urumva yuko nta hantu na hamwe yagombaga gutekereza ko yakura nimero ya Victor. Hashize iminsi 2 rero Agnes yakomeje kurambirwa, akomeza kwitekerezaho, akomeza kwibaza ukuntu abigenza, ari nako Victor nawe nkubwire yakomeje gutegereza ko Agnes yamuhamagara. Nta telefone ntiyari iriho, akumva ko yamuhamagaza indi nimero, ariko ntabwo yari azi amakuru yuko Agnes telefone ye bayimwibye, kandi nta yindi telefone yari afite, nta wundi muntu bari baziranye uziranye na Victor ku buryo yavuga ngo yamusigiye nimero ye. Mbese Agnes nta buryo yari gukora nyine ngo abonane na Victor. Rero Agnes urumva ubuzima bwaramugoye, yumva ukuntu ashaka nimero ya Victor, mbese nawe yigira inama yo gushakisha ahantu hose Victor yaba yaranyuze ngo arebe ko yabona nimero ya telefone, ko hari umuntu baba barakoranye wenda akayimusigira. Ibyo ngibyo byatumye ahaguruka nawe arashakisha nyine, azenguruka mu basirikare areba ahantu hose, ariko asanga abasirikare bari aho nta n'umwe wari uziranye ni na Victor. Bari bafite abandi basirikare bazanye na Victor baziranye, ariko ntabwo nyine yabonye umuntu neza wamuha nimero ya Victor. Uribuka ko Victor yari afite timu bakorana, irimo ba Serija Theobari, irimo ba Suriyetona Antoinette, irimo ba Major cyangwa se Major Jasmine, irimo ndetse na ba Lieutenant Donesier, irimo ndetse na Corporal Franco. Abo ngabo nibo basirikare babanaga mu kazi ka buri munsi na Victor, bakaba bari bayobowe na Colonel Hiberi. Uribuka rero abo ngabo ko nta bantu benshi babo baragendanaga, byari bigoye rero ko Agnes yabona undi muntu yaka nimero ya telefone, cyane ko nta bantu yari azi muri gisirikare cyangwa se mu kigo cya gisirikare. Agnes rero yabonye nta kintu kizongera kumuhuza na Victor, aratuza nyine akoma yombi nyine arihangana. Yari yarananze gufungura kado yamuhaye kuko yumvaga ko azayifungura bari kuvugana kuri telefone. Nibwo yahise nyine ahitamo kuvuga ati reka nyifungure ndebe n'ubundi birimo. Amatsiko yari yaramwisha ariko ashaka kuzayifungura bari kuvugana. Agnes nyine yageze mu rugo, nimero yayishatse yahebye, nibwo yegereye emballage kado arayifungura, yicaye ku buriri mu cyumba cye nyine arifungura, abonamo yari yamusigiyemo na pome nawe, kuko kuri za pome nyine yaragiye agura pome hanze ayimushyiriramo, ishushanyijeho utuntu tw'udutima, yasizemo agapapuro kanditseho ngo uri umukobwa mwiza kandi uri umukobwa w'imfura. Ubwo ngubwo Agnes yarabirebye
abona munsi harimo ikanzu nziza, yari yamuguriye ikanzu nziza ifite utuntu tw'udusaro tubengerana y'ubururu nziza cyane rwose ihwanye nawe, kubera ko Agnes yasaga nk'umuntu nyine ubyibushye nyine, ariko nyine utabyibushye cyane, ufite mu nda zero, ufite mbese mwiza mu buryo bwose, anateye neza. Rero Victor yari yagiye, uribuka ko yajyanye na Suliyetona Antoinette kumushakira impano nyine bagurira Agnes. Rero Antoinette urabizi abakobwa baba baziranye, yari azi size cyangwa se ingano ya Agnes, yaramumwerekaga, yaramubwiraga ati nuko ameze. Antoinette nawe yari amuzi. Rero urumva yuko ntago byari bigoye cyane kumushakira ikanzu imukwira neza, ndetse amushyiriyemo n'inkweto ndende rwose z'ubusirimu, yari yamuhaye impano nziza cyane kandi zimubereye. Agnes rero yarambaye, abona neza biramufitinga, abona araberewe, ariko nta mahirwe yari ahari yo gushimira Victor ku mpano yari yamuhaye, kuko yumvaga ko nyine batazongera kubonana, nta hantu hari hahariho kuba yakongera kubonana nawe. Ubwo urumva nyine Victor yari amaze kuba nk'urwibutso mu maso ya Agnes, yicaye ari kurira. Rero arebye neza hasi, yabonye muri envelope cyangwa se muri ambalage kado yari yamuhayemo izo gift cyangwa se impano, yabonyemo ifoto. Iyo foto rero nta yindi, ni ifoto Victor yari yafotoresheje telefone ye, afotora nyine Agnes ari gutanga imbuto wa munsi ubwo yamubonaga ari guha imbuto Imbabare. Yaramufotoye rero, iyo foto yaragiye arayogesha, ayayishyize muri izo mpano yari yamugeneye. Agnes yarebye ifoto ari mu bantu ari gutanga imbuto zitandukanye ziha abarwayi bari baragizweho ingaruka n'ibiza. Neza ifoto yatumye arira, yararize, ariko nyine buri cyakora arihanagura nyine araryama. Abona Victor neza amukeneye mu buzima, kuko izo mpano yari yamusigiye ni impano z'inzibutso zikomeye cyane. Urumva nyine yari yagiriwe inama na Suliyetona Antoinette, n'ibintu byari bifunze neza kandi bihokora ku mutima w'umuntu w'umukobwa nka Agnes utaruzi iby'urukundo, cyangwa se uko urukundo rumera no gukundwa uko bimera. Rero muri uwo mugoroba, muri iryo joro nyine, Agnes yigiriye inama yo gushakisha nimero ya Victor uko byasa kose, akayishakira hasi no hejuru adacitse intege, akamuhamagara. Rero aragerageza, akazenguruka, agakomeza kuzenguruka ahantu hose Victor yaba yaravuriye cyangwa se site yaba yaragiyeho, ariko nyine ko byaramuruhije cyane kubona nimero ya Victor, kuko yayishatse iminsi hafi 4 ndetse ayibona ku munsi wa gatandatu ubwo Victor yari amaze kugenda nyine. Ubwo urumva yuko ni nimero yamuruhije, nabwo yayibonye ahantu Victor yavuriraga cyangwa se kuri site yakundaga kuvuriraho, ko bamuzengurutsaga ahantu hatandukanye. Nimero rero yasabye Agnes rwose kuyitaho umutwe muri icyo cyumweru cyose ari kuyishakisha, kugira ngo abone uko ahamagara nyine Victor. Victor we nta nimero n'imwe yari afite ashobora guhamagaraho Agnes, uretse nimero ye bwite nyine yari yatahanye cyangwa se yajyanye iwabo. Ubwo rero byamusabye nyine kuyikura ku muganga wakoreragaho Victor na Suliyetona Antoinette bakoreraga mbere, aho bavuraga nyine mu mbagwa cyangwa se mu kubaga abarwayi nyine batandukanye. Kuko uribuka ko Suliyetona nyine Antoinette ndetse na Victor barakoranaga bya hafi cyane mu bijyanye no kuvura abantu, cyane cyane kuri serivisi yo kubagwa. Aho rero niho Agnes tembereye neza abaza buri muntu wese, abaza umuhisi n'umugenzi, abaza abaganga bose, agenda asobanura Victor ukuntu ameze, ukuntu ari kumwe n'abasirikare baherutse aho ngaho bavuraga nyine abantu batandukanye. Urumva abasirikare bari benshi, kumva neza ukamenya uwo Victor yari ari kuvuga, nabyo bwabyo byari ihurizo rikomeye cyane. Mu masaha akuze rero cyane, mu masaha akuze nibwo Agnes kubw'amahirwe meza cyane cyangwa se kubw'amahirwe atunguranye, ubwo nibwo yaje kubona nyine umuganga witwa Madame Françoise wari ufite nimero ya Victor. Yaramushakishije, byaramugoye cyane, ariko nyine byaje kurangira amubonye. Ubwo nyine Agnes nibwo yingingaga uwo mumama, aramwinginga rwose, wari umuganga nawe, maze akamuhamagarira Victor. Aramuhamagara, gusa umumama nubwo yari afite nimero ye, ntabwo nyine Victor we yari afite nimero y'uwo mumama, kuko uwo mumama nawe ni nimero yari yarahawe na Antoinette cyangwa se Suliyetona
Antoinette. Rero amuhamagarira Victor, nibwo cyagiye Victor bari gupanga kuza cyangwa se gushaka uburyo ajya gushakisha Agnes, babyanze. Papa we atari kubyumva neza ko yashaka kumenya neza ikimujyanye, ariko Victor nawe adashaka kumusobanura buri kintu cyose. Papa we rero nawe akabyanga. Mu gihe bari bakirimo rero kubwirana amagambo cyangwa guterana amagambo, nibwo Agnes yahamagaraga akoresheje nyine nimero y'uwo mumama Madame Françoise. Nibwo yahamagaye Victor, maze Victor nibwo yitabaga akumva na Agnes, ko yahise anabimubwira ati nda Agnes umeze neza. Nibwo rero yasohotse cya gihe. Rero mu kumubura, abaganga bahise baza babwira Madame Françoise ko hari umurwayi ukeneye serivisi byihutirwa nyine by'ubuvuzi, kubera ko nawe yakoraga muri serivisi zo kubaga. Bamubwiye ko hari umuntu nyine mbese byihutirwa, nyine nawe urabizi bya emergency kwa muganga, umuntu nyine ko hari igihe umuganga nyine bamuhamagara ku rwego adafite nyine ibindi bisobanuro byo gutanga, agomba kujya gutabara. Nibwo rero yahise ashikuza cyangwa se yaka telefone Agnes wari ukiri kuvugana na Victor, maze aragenda batavuganye, ahita akuraho na telefone arigendera nyine ajya kuvura umuntu bari bamuhamagariye. Nibwo rero Victor yabuze rezo, agahamagara Agnes akamuhamagara, ariko kubw'amahirwe make telefone igahita ivaho. Aribwo nyine Victor yacitse intege akamanuka akicara hasi ku isima. Aribwo mushiki we Ariette ndetse na murumuna we Fabrice bamusangaga hanze yicaye ari kurira hamwe. Yamaze iminota hafi 40 ari kwibaza uko ari bubigenza acishamo iyo nimero ari maze kumuhamagara ayibuze. Uribuka ko rero ko iyo nimero yaramaze no guhita yishyiraho amafaranga ku kanya, ari kubwira Agnes ngo narebeho agira ikintu amubwira. Rero ikintu tutari twamenye ni ikintu agiye kumubwira, ariko nyine amatsiko arashira. Unkurikire inkuru turayisoza. Ubwo Agnes nyine yarihanganye aguma aho ngaho, ayoberwa icyo akora n'icyo afata n'icyo areka, yoberwa ukuntu ari bubigenze. Urumva hari kure noneho y'iwabo kurushaho. Urumva n'urugendo yari yakoze arenga ku kigo akomeza aho ba Victor bavuriraga. Rero urumva ko hari kure noneho y'iwabo hafi gukuba nyine kabiri. Abo ngubwo aho ngaho yari yicaye gusa yarategereje, ategereza ko wa mudamu cyangwa se Madame Françoise aza gusohoka, bakongera bakavugana na Victor cyangwa se akamufasha kuvugana na Victor. Byaragoranye cyane rero kuko uwo mama yaratinze, yaragiye nyine ni operation. Urumva kuvura abantu, kubaga n'ibintu bitinda cyane, ntabwo ari ibintu bakora ku kanya ngo bite birangira. Nibura umuganga nawe urabizi ko ari ibintu nyine bitinda cyane kandi bisaba concentration ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, uzimye ibintu byose. Umumama rero urumva yazimije telefone ashyira iriya hirya, maze ajya kwivurira bisanzwe. Nyine umukobwa nawe niko kwicara hanze ategereza ko umumama aza gusoza, kuko ntabwo yumvaga yuko yataha atavuganye na Victor n'amagambo angahe, kandi yari yamaze kumufatisha. Yumvaga ko nasubirayo atazongera gufatisha umumama, kandi n'ubundi ntiyigeze amwaka nimero ya telefone wenda ngo yitahira agende ajye kuyikoresha ku zindi telefone. Nta telefone yari afite. Byamusabye rero kwicara agategereza Madame Françoise ko ava mu ivuriro nyine cyangwa se mu kazi, akongera akavugana nyine na Victor. Nta yindi nimero Victor nawe yari afite yagombaga guhamagara n'imwe, uretse nyine ibijyanye no kuba yategereza nyine ko iyo nimero yakongera ikamuhamagara. Victor rero nawe amaze kubona yuko bikomeye cyane, amaze kubona yuko birambiranye kubona nimero ya telefone ashobora guhamagara kugira ngo imuhuze na Agnes, kandi yari amaze kumuvugisha, yahise yigira inama yo gusohoka mu rugo akajya gushaka Agnes. Ubwo yahise apanga igitaraganya, abwira papa we ko nta muntu akeneye, nta murinzi akeneye, ko ibintu byagomba kubyikorera kandi amuha amahirwe. Yaramubwiye ati rwose papa ndakubaha, urabizi abantu bose barahanda bubaha, nawe mama, ariko nimundeke ibi ngibi ni by'ubuzima bwanjye bwite, nta muntu n'umwe bireba, ndi umuntu mukuru mfite imyaka 30, nta muntu rwose nenda kwangiriza ubuzima, ni ibintu byanjye by'ubuzima bwanjye bwite, ntacyo nzaba, ariko nta nubwo ndi butinde ndahita ngaruka. Uwo Victor yahise afata inzira muri uwo mugoroba, afata imodoka iwabo, ahita asohoka igipangu ajya gushaka Agnes.
ntabwo Victor yari yizeye neza ikintu kiri kuba kuri Agnes, ntabwo yari yizeye neza amakuru y'ibijya mbere, kuko urumva yaramaze icyumweru cyose yaramubuze. Ntabwo nubwo yari bwiyumvisha impamvu Agnes yakerewe kwa munsi yari yamutegerejeho, bavuganye ko ari buze kuzinduka akamusezeraho. Ntabwo yari azi impamvu, ntabwo yari anazi impamvu iyo telefone icikiye kandi bari bamaze kuvugana. Mbese yumvaga ko uko byasa kose Agnes ashobore kuba ari mu byago. Ibyo rero nibyo byatumye arara ijoro agenda. Urumva bwari bumaze, yafashe nyine imodoka y'iwabo aba ari yagenda, kandi urumva hari kure. Nakubwiye ko ari amasaha hagati y'8 n'9 kugira ngo ugere ahantu ba Agnes nyine mu ntara nyine aho babaga, ku mujyi wari ku mupaka w'igihugu cyabo. Ubwo ngubwo yarakomeje aragenda nyine, agenda acishamo nimero, n'ubundi ya nimero yari yamuhamagaye, ariko nimero ntabwo yigeze icamo rwose na gato. Yabonaga nyine nimero itariho, ntabwo yigeze nawe acika intege. Yarakomeje nyine atwara imodoka ajye nyine gushakisha neza, yizeye ko Agnes amubona cyangwa se avuga ati ndamubuze, ariko ari we wigeriye kuri tele. Yarakomeje rero aragenda. Umusore urumva yari ari mu modoka nyine, yafashe inzira nyine ndende cyane, ariyemeza aramanuka. Ubwo rero Agnes nawe yari ikomeje yicaye kwa muganga ategereje ko nyine wa mugore ava mu cyumba cy'ibagiro nyine, kugeza hafi saa 12 z'umugoroba ziragera, saa 12 n'igice ziragera. Agnes urumva guhera hafi saa 9 yari yicaye aho ngaho kwa muganga ategereje ko ari buze kuvugana na Victor. Kera kabaye rero wa mugore yarasohotse, asohotse nyine mu cyumba nyine yaba ari gukoreramo serivisi zo kubaga umurwayi. Agisohoka nibwo yafashe telefone yaho yari yayibitse nyine mu box bazishyiragamo, akifungura ahise ahamagarwa neza na ya nimero nyine ya Victor. Yaritabye rero amubwira ati bite, ni sawa, ati Agnes, ngati oya ntabwo nda Agnes, nge nitwa Françoise. None si nimero siyo Agnes yakoresheje ampamagara kare? Ati yego, tese uruvuga wa mukobwa waje ashakisha agushakisha hano? Ati yego nyine yitwa Agnes, muracyari kumwe? Oya Agnes ntabwo tukiri kumwe, ubusa ibintu byabaye. Urumva nahise njya kwakira umurwayi, ibintu byabaye kare saa 9, nahise nikomereza rwose, bushobore kuba ubu yanataye. Oya ntabwo yataha rwose, mbabarira ntabwo yataha. None se kubera iki uri kuvuga gutyo? Nyine ndagushaka kumuvugisha, reba aho hantu hose rwose ndaguhemba, no kuri telefone yawe hariho amafaranga nohereje, sinzi niba utayabonye. Ntayo nabonye. Tiwe ndayabonye. None se amafaranga yose nayiki? Nyine nta mafaranga nari noherereje uwo mukobwa wari uri kukwaka iyo telefone kugira ngo mube twavugana. Rero ndi kumushaka, ndi gushaka ko tuvugana. Reba hanze niba uvuye mu cyumba, reba hanze ko yataba akiri aho ngaho, ko ndakeka yaba. None se ubu ngubu kuko namukura hehe? Ubwo bakomeje kuvugana ati okay reka mushakisha, ariko ndumva ubuya umwana w'umukobwa se ungana kuriya nabonye ashobora kuba afite ibibazo, ntabwo rwose yaba akiri aha ngaha nawe wabukabya. Ubuse yaba akiri hasa akora iki? Ariko uwo mama Françoise ntabwo yari azi ko Agnes muri ayo masaha afashira saa 9 n'ubundi yari akicaye kwa muganga ategereje kuvugana na Victor byonyine. Ubwo yarazengurutse aramubwira ati rwose ntabwo ndi kumubona rwose, kuko rega sina namuzi neza no kumwibuka ntabwo. Ati shakisha uko ubonye kose rwose, numubura nyine nta kundi, numubona ubwo uramumpa nyine, ariko njye ntabwo ndi bugukupe. Yaramubwiye ati rwose yahatashye ndamubuze, ntabwo ndi kumubona. Ngo Victor ari mu modoka nyine agaruka, ariko yabwiye uwo mugore ko atakupa kugeza azengurutse ahantu hose, ko ari buze kubimuhembera, ariko ko atakupa kubera yuko ari gushaka kuvugana n'uwo mukobwa cyane. Azengurutse inyuma aho abantu baza kugemura bateranira nyine cyangwa se bategerereza, abona wa mukobwa aho bahuriye kare, niho wa mukobwa akicaye. Yaramubwiye ati tuzi ko wa mukobwa akicaye aha ngaha muri iri joro, niko muko bite? Wa musore wahamagaraga ari kuvugira kuri telefone ari kugushaka. Ubwo Agnes yahise ahaguruka ati Victor muri kuvugana? Ati nukuri nagutegereje iki gihe cyose, niwe nategereje kugira ngo mvugane na Victor byonyine. Ntabwo nari gutaha ntakubonye, ubu nari ndi kureba abantu bose bataha, abaganga bose batashye, ntabwo nigeze nkubona, niyo mpamvu nagikomeje kugira icyizere cy'uko ndi buze kukubona. Mume tuvugane. Ubwo yahise amumuha ati yewe ndamubonye akira muvugane. Ubwo urumva ko Victor amaze amasaha menshi mu nzira, hafi 4 ari mu nzira, ndetse ashyira 5 aje kureba nyine umukobwa yari yarimariyemo
y'umutima wose. Yaramubwiye ati Agnes bite? Ati ni sawa. Ati kare unyihanganire rwose Victor, unyihanganire, bahise banyaka telefone ntabwo yari iyanjye. Ati none se byagenze bite ko nari nzi ko tugiye kuvugana, byagenze bite? Ati nyine bahise bagenda, ntabwo nzi uko byari bigenze. Oya ntabwo ari ikibazo cyawe, yansobanuriye mama Françoise, uwo mama yansobanuriye, yambwiye ko nyine ari umurwayi yari agiye kwitaho kandi byihutirwaga. Gusa nyine wihangane kandi ikintu cyiza gikomeye cyane, ubu ndi mu nzira nza kukureba rwose. Oya tubwo uri kuvugisha ukuri cyangwa uri kumbeshya? Victor aramubwira ati no, tumva n'amahoni, avuza amahoni arayumva. Tunese uri mu modoka uza? Yego ndi mu modoka nza rwose, nje kukureba, nta kindi kinzanye, nta by'abasirikare, ni wowe unzanye kuko ntabwo nizera impamvu nyine ibintu byacu bikomeza kugenda gutya. Mana yanjye ndishimye, busuragera inaryara, uzi ko ngiye kugutegereza. Ndagutegereza, ndi kwa muganga hahandi mwavuriraga kuri ya site nyine uyu mumama yavuriragaho, sinzi niba umwibuka. Oya njye ntabwo mwibuka, ariko ubwo nyine ndahazi ko byasa kose, gusa nyine ndacyabura urumva nk'amasaha nk'atatu gutyo ane mpagere. None se ubwo biragenda bite? Nyine njye ndumva niba wataha, ariko se urataha ko bwije kandi uwo mama kubwo yitahira hafi aho ngaho, ubwo ngubwo biragenda bite? None se wagutegereza hano kwa muganga hari ikibazo? None se ubwo ngubwo mu rugo bo ntabwo bagufata nabi? Oya none se ntitujyana, hari ikibazo ntitujyanayo? Mu rugo nyine ndababwira ko hari umurwayi nari naje kugemurira, kandi nyine yari arembye cyane mu bana nyine banjye, ko hari umwana wagize ikibazo, ko ariyo mpamvu. Rwose ibyo ntubigireho ikibazo, ntago babitindaho cyane, ariko ngende nkubonye. Oya ntabwo ari ukugenda umbonye, ahubwo ndagucyura mu rugo uyu munsi, ntugire ikibazo. Yego naze nzanye imodoka yanjye. Nese ugira imodoka? Nyine turaganira ningera aho ngaho, turaganira ibintu byinshi cyane. Ndagukumbuye, icyumweru singe ndose rwose nkubona, ni amahirwe rwose, ni amata by'aya mavuta. Nanjye ntiwakumva uburyo mfite amashyushyu, gusa nyine ndabona ndi gukerereza uyu mama, reka musubize telefone ye. None se ubwo nta telefone rero nsigaranye, ubwo uraza kuza nyine, njyewe ndaza kuba ngutegereje, nta kibazo, uze kuvuza amahoni, ndagutegereza amasaha yose rwose, nta kibazo. Nta kibazo rwose, kukwihangana ugira rwose, ndakubwiza ukuri ko nzakukwitura kandi nzabikora. Oya ntabyo kukwitura, nanjye rwose ndagukumbuye, ntabwo nataha rwose. Mama nyine Françoise bamuhaye telefone ye, ajya kubikuza amafaranga, asigaho make nk'uko Victor yari abimubwiye, andayaha Agnes kugira ngo ashakishe uburyo nyine yigenza. Inzara yari yamwishe, urumva yari yiriwe aho ngaho, yiriwe agenda azenguruka, nyine yari ameze nabi cyane. Ubwo yaragiye agura utuntu, nawe agura utuntu dushyushye nyine ararya, maze ajya gutegereza Victor ko amara amasaha 3 n'igice ari mu nzira aje kumureba. Agnes nyine yaragiye yicara aho bategerereza, ajya mu byumba araryama, akavayo akagaruka, ariko nta mahoro yigeze agira kuko ntabwo yigeze agira umusaya nyine ngo asinzire yerure, ahubwo nyine yakomezaga aza hanze, akaza hanze akareba, ntamubone, agasubira mu cyumba amutegereje nyine ngo arebe ko babonana. Kera kabaye rero bigeze hafi saa 6 z'ijoro, ihoni yumvise rivuze, agatotsi kari kamaze kumutwara, ahita ashidukira hejuru. Yari aryamye mu ntebe z'abantu bategereza nyine, baba baje kugemura, abandi nyine baje gusura abantu, niho yari yicaye, ahita ashiduka ajya kureba imodoka iri kuvuza ihoni. Agezeyo Victor yahise aparika imodoka, ava mu modoka, aragenda aramuhobera, umwe yaturutse hirya n'undi aturuka hino, ahita amuhobera, mugwamo cyane ndetse bishimye. Agnes ararira, muhobera, urumva Victor ari umusore muremure, ufite ibigango nyine, rwose mwiza kandi wubakitse. Yaramuhobeye amugwamo, Victor nawe aramuterura, aramubwira ati rwose ni ukuri nari ngukumbuye cyane, ntabwo ari njyewe mbonye nkubona, ntabwo ari njyewe rwose, ndashima Imana ko nongeye kukubona n'amaso yanjye. Ubwo Agnes we yari kurira byamurenze, ati ni ukuri rwose ntabwo nanjye numvaga ko nzongera kukubona.
gusa mbere na mbere ngushimiye ku mpano wampaye, ni impano zanejeje. Biriya bintu kuko wabitekereje ute? Biriya ni ibintu bisanzwe, ariko biriya ni ibintu bisanzwe, ni ibintu nabona gukwiriye, ni ibintu nyine ukwiriye ibyiza, ariko uri mwiza, ntabwo ubona ko ntusase tewe, ariko ntugakabye. ubwo ngubwo nyine bakomeje baganira amagambo rwose y'urukundo ashimishije ibineza neza, imitima yabo yari inezerewe rwose, iriho umucyo kandi ikeye cyane. ubwo ngubwo Victor yahise yereka telefone yaguriye Agnes, kuko nyine yakekaga yuko harimo ikibazo cya telefone, ariko yari yamuzaniye telefone nziza cyane rwose isobanutse ya smartphone. Ahita ayimuhereza aramubwira ati iyi ni telefone nakuguriye rwose, ntabwo nshaka kuzongera kukubura, kuko ntabwo nizeraga ko umeze neza, nari nzi ko abantu bakugiriye nabi, ntabwo ibyo byose nari mbizi, ariko nyine Imana ishimwe kuba yarakurinze. Namubwiye ati nyine nagize ibibazo, kaga telefone kanjye urabona baragatwaye, nta mafaranga nari mfite yo kuba nakoresha nagura indi simukadi, nyine nigumiye muri bya bintu byanjye, ariko nanjye umutima wanjye yari uhangayitse, numvaga ntazongera kukubona. Natekerezaga kuba navuga ngo ndaza iwanyu mu mujyi, nabo nkabona ntabwo naza mu mujyi, ntazi aho ngiye, ntazi ngo nakubona hehe, rwose byari byaranshanze, ariko nabwo nkumva sinshaka kukubura. Ati ariko se kariya gafoto wagafotoye ryari? Uzi ko kariya gafoto ntazi igihe wagafotoreye? Ati nyine ubwo nawe urabyumva ko nagafotoye, none se ntabwo byumva nyine nagafotoye nyine, kandi karagushimishije se? Byaranshimishije cyane, uzi ko ntari niyize ukuntu mba meze ndi mu bantu, rwose narishimye. Umva uri umusore mwiza, uri umusore uzirikana, mbese ufite ibintu byinshi wihariyeho ntarabona n'abandi bantu, rwose uratandukanye. ubwo ngubwo Victor nyine yamaze kumuha telefone, baratashye nyine yaramucyura mu rugo. Agnes yagendaga amwereka nyine inzira, umuhanda bacamo, kugera amugejeje iwabo. Muri iryo joro nyine aramucyura, maze arakomanga, baramufungurira. Ni se wabo wamufunguriye nyine murumuna wa se, maze amubwira ko ubu ari umudogiteri nyine umuzanye wo ku bitaro avuriraho nyine, ku kandi nyine ari mu modoka. ubwo ngubwo yinjiye batanamusuhuzanyije, ariko nyine kubera Phineas we yikundiraga abantu b'abakire, rwose yumvaga ubundi umwana we cyangwa se umukobwa wa mukuru we ari we wigira injiji kuba ataryamana n'abagabo bafite amafaranga kugira ngo azane amafaranga mu rugo. Yumvaga yamusheta cyangwa se yamugurisha, kuko nta rundi rukundo yakundaga Agnes, ntarwo rwose. Yari umugabo udashobotse, ubwo rero nako yari umusore udashobotse. ubwo ngubwo nyine Agnes yarinjiye mu cyumba, ubwo Victor nawe yagiye gushaka roge yararamo hafi aho ngaho, kugira ngo mu gitondo bazinduke bareba uko bakigendera. ubwo ngubwo igitondo cyarageze, maze Victor nyine ajya kugura simukadi nyine ya Agnes, maze arayimushyira mu gitondo nyine amusanga iwabo, kuko yari yamubujije kuzinduka ajya gushakisha imbuto bimwe bye bisanzwe, ahubwo nyine arazigura arazimushyira, ajya nyine guparika iwabo hafi n'iwabo. mu gitondo nyine ahamagara nyine Agnes nyine ari hanze. Agnes yarasohotse mu gitondo rwose saa 1 za mu gitondo, urumva nawe nibwo yari aryamye, ko yari yagize ibitotsi byinshi cyane, ntabwo yagiye kurangura bimwe bye bisanzwe. Byagaragara ko ubuzima bwe bubura amasaha make rwose ngo buhinduke ku buryo bugaragarira buri wese. ubwo ngubwo nyine Agnes yaragiye aramusuhuza mu gitondo, maze ahita amuhereza simukadi yamuguriye kugira ngo ashyire muri ya telefone yari yarayamuhaye. Yayishyizemo, aramuhamagara, yumva birakunze nyine, maze Agnes nawe asubira kuri reza, atyo ubuzima buba butangiye guhinduka. ubwo ngubwo we na Victor bahise bajya gushakisha impano, kuko nyine Agnes yabwiye Victor ko atagenda adahaye abana be yakundaga nyine gufasha impano zitandukanye. Agnes nyine yari afite abana b'imfubyi, abana bagize ibibazo bikomeye, abana bafite ibibazo byo mu mutwe, abana benshi agenda buri wese urubuto rwa buri munsi. Nyine yitagaho uko ashoboye, akanabasabira ubufasha ku bantu batandukanye nyine, kugira ngo abo bana babashe kuramuka. Rero yari umukobwa nyine wikundira ibintu byo gufasha cyane, wikundira ibintu byo guha abababaye, ndetse no kutishyira imbere cyane imbere y'abababaye, kubera ko yumvaga ko nawe uko ameze ntacyo yahaye Imana kugira ngo abe ari muzima. Yasabye rero Victor ko bajya gushakisha impano kugira ngo ajye gusezera ku bana yafashaga, maze
Victor arabimwemerera, baragenda bagura imipira, bagura udupira two gukina, bagura ibipupe, bagura utuntu twinshi, bagura ibyo kurya, bagura impano nyine zitandukanye, maze batekera abana, barabahamagara, maze abana bararya, barayifotoza byose, maze Agnes abaha impano yari yabateguriye, maze Agnes arabasezera, bombi na Victor barazamuka bigira mu mujyi. Ubwo ngubwo bageze mu mujyi nyine ni mu gitondo cy'undi munsi, kuko urumva bahavuye bukeye cyane, bahageze mu rukerera. Victor rero nta handi yahise ajya, yahise ahitira kuri hoteli imwe mu mujyi kugira ngo afatire nyine Agnes icyumba. Yagombaga kumaramo iminsi mikeya igera ku cyumweru mu gihe yari akiri kumushakira inzu yo kubamo. Ubwo Victor nyine yabikoze mu gihe cya vuba, ahita ashyiraho abakomisiyoneri bamushakira inzu Agnes yagombaga gukoreramo, ariko nyine amushingira na business nyine y'ahantu yagombaga gukorera, amushakira inzu yagombaga kubamo nyine, ndetse no gushaka business yagombaga gukora. Ubwo hashize icyumweru nyine, iminsi 7, ubwo Victor yagendaga agasura Agnes akareba uko ameze, bakaganira, bagatembera, kuko Victor muri iyo minsi nawe yari akiri mu kiruhuko nyine cyuko yari avuye gukorera mu ntara nyine hahandi ku mupaka aho nyine ba Agnes bari batuye. Yari akiri mu kiruhuko rero, nta kazi kenshi yari afite, yari amaze iyo minsi yose yayimaze rwose ajya kureba Agnes, bagatembera, akamutembereza, akamwereka umujyi, ariko Agnes nyine akamubwira ko akumbuye abana be. Victor ariko akamubwira ati ibyo ngibyo jya ubirenga, tuzajya tubasura nyine. Victor n'ibintu bitabaga bimuteyeho cyane, kuko mu muryango w'ubundi ntabwo bagiraga ibyo bintu byo vuga ngo abantu ngo ni imbabare, ngo abarango babafasha, ngo ntabwo bagiraga, bumvaga ko ibyo ngibyo atari ibintu nyine bikenewe cyane. Victor rero nawe nubwo yari umuganga unabaga abantu, cyangwa se ukora ibijyanye na surgery cyangwa se kubaga, ntabwo nyine ari umuntu wari wakuriye mu buryo bwo kuba yavuga ngo arafasha cyangwa aragira impuhwe nk'izo yabonanaga Agnes. Gusa Agnes nyine yakomeje nyine kwitwararika kuri Victor, aritwararika nyine kubera ko nibwo yari ageze mu murwa mukuru, kandi nabwo nyine yari ari mu rukundo. Victor rero ubwo umunsi umwe yagiye kureba Agnes, amuvana mu rugo, amuvana kuri hoteli, amujyana nyine ahantu babona kugenda inzira ndende, avuga ati se tugiye, tuwecece kantu tugiye urahabona. Ko baragiye, yashyizemo imiziki, bari kugenda baganira, batera blague nyine nk'abantu bishimye bamaze kumenyerana. Ubwo urumva Agnes yaraganiraga cyane, Victor nawe yari umuntu nyine uri karuma, ariko imbere ya Agnes yarirekuraga nyine nawe akaganira, maze abona binjiye mu gipangu cyiza, inzu nziza rwose, binjiramo barabafungurira, maze araparika, aramubwira ati surprise se y'ibiki? Ati nyine umva Agne, ndakumva, ahangaha niho ugiye kujya uba, niho mu rugo iwawe, niho uzajya utaha uvuye mu kazi. Tunese Victor, ibi bintu byose kubera iki? Please, kubera iki ukora ibi bintu? Ntabwo ari njyewe, ntabwo nabyizera. Oya, byizere kuko niko bimeze. Ahangaha rwose niho ugiye kujya uba, ni inzu nawe ukuboneye, nta kitwaye nyine, ntabwo ari nziza cyane, ariko uranyihangana. Ariko si ibyo bintu uvuga ubundi ni ibiki ngo ntabwo ari nziza? Ahubwo se njye ndindaho gutura mu nzu nk'izi ko siko wagira ngo ni ya nzu zimwe z'abantu bakomeye cyane, ngiyi rwose se nzamenya ahubwo nyura hehe? Ariko nawe ntukigire umuturage cyane, hose ahantu wize n'ahantu wagenze hose, ubu iyi niyo nzu ya mbere nziza ubonye. Nyine ndabyumva, ariko nyine uritanga ugakabya please. Use numvaga atari ngombwa. Toya ni ngombwa, ni ngombwa. Victor yarakunze ku rwego rwo hejuru, ku rwego ndetse rukabije cyane rwo hejuru. Yamutembereje inzu rero rwose, Agnes arayikunda, kuri we byari nk'ibitangaza biturutse mu ijuru, nta nubwo yateganya ko ibyo ngibyo azigera bigeraho. Gusa umusore rwose cyangwa se umuhungu wa generali yarabimugejejeho, kuko ubwo ngubwo ahantu Victor yagendaga hose yabaga afite abantu banamurinze nyine bakurikirana umutekano we wa buri mwanya, kubera ko yari umuntu nyine wiyubashye kandi ufite nyine ijambo rikomeye cyane. Ubwo ngubwo rero yamaze kumwereka inzu, maze bimura utuntu dukeya Agnes yari afite, bari basubiyeyo kutwimura, ko yari yanze ko batwimura atarabona inzu nyine
ngo ayishime, ariko yamubwiye ko inzu nta kitwaye ndetse ko yamukoreye ibintu bidasanzwe. Basubiye kuri hoteli bafata ibyo ibikoresho byose nyine bya Agnes maze barataha nyine. Ajya mu nzu ye nyine Agnes irimo ibyangombwa byose, irimo igikoni, harimo stock y'ibyo kurya, harimo mbese inzu nziza cyane irimo amakaro, irimo ibikoresho, intebe nziza, mbese ku buryo bigaragara ko ari inzu ihenze kandi y'abantu b'ubuzima buhenze. Agnes rero yakomeje nyine kubaho ngaho, maze Victor amufungurira iduka ryiza yacuruza. Ko Agnes yamubwiye ko ibintu byo kurya ari byo bintu yacuruza, kumva nyine aranyuzwe. Yamufunguriye rero ibintu agashopu k'ibyo kurya birimo imbuto, birimo ibijyanye n'ibiribwa by'imboga, ibijyanye mbese ibiribwa byose, ibintu by'ibiribwa bibisi n'ibitari bibisi. Niyo shop yamufunguriye, maze Agnes atangira ubucuruzi atyo. Ubwo urumva yuko ubuzima bwe bwari buhindutse, kuko uwo munsi amuha inzu ni nabwo yamubwiye ko amukunda. Agnes atazuyaje ntabwo yigeze ahakanira Victor. yaramubwiye ati nanjye maze igihe kinini cyane umutima wanjye undwaniramo ibintu ntazi, undwaniramo rwose, nanjye nisanze ngo. Ubuzima bwarakomeje rero. Agnes yamaze icyumweru ari kwimenyereza nyine Victor amusura, bagacuruzanya, akamumenyereza uko bacuruza, ariko abantu bakomeza gukunda nyine Agnes. Ahantu yaracururizaga yatangiye kubona abakiriya nyine umwe kuri umwe, ariko uwamuguriraga ntabwo yahavaga, yahitaga nyine abo mukiriya we burundu. Agnes yari umukobwa mwiza, uteye neza imbere n'inyuma, kandi akunda kwisekera, afite amaso manini, mbese abantu bamwikundira, afite amatama, mbese ari umukobwa nyine abantu bibonamo kandi bisangamo, uzi gutanga serivisi ku rwego rwo hejuru, kuko yubahaga umwana ndetse n'umukuru. Ubwo ngubwo yakomeje nyine kuguma aho ngaho, akajya ahamagara nyine se wabo, akamuha nyirakuru nyine bakavugana, kuko niwe wari wameze nk'uwamureze, cyangwa se nk'aho ari we mama we, kuko mama we uribuka ko yari yarapfuye nyine ari kumubyara. Papa nawe wiwe yari yarapfuye hafite imyaka 5, yari akiri muto cyane rwose. Uretse agafoto yagendanaga ka papa we, mama we ho nta nako yari afite, nta kindi kintu yari afite yibukira ku muryango we. Ubwo rero urumva yuko yari yaravutse ari umwana umwe, kandi byari ibintu bibabaje. N'ubuzima yakuriyemo bwari ubuzima nyine bugoye cyane, ku buryo ibyo byose byari nk'inzozi kuri we, nk'umwana w'umukobwa wakuze yishakisha, azunguza ku gataro. Urumva ibyo yazunguzaga noneho yari asigaye abifite, anabicuruza rwose, anabiranguza ari byinshi cyane, kubera ko agashop ke kari kameze nk'aga supermarket rwose. Victor yari yamukoreye ibintu by'ibitangaza. Ubuzima bwarakomeje rero. Hashize ibyumweru 2 ari gukora, Agnes urukumbuzi rwa nyirakuru rwaramwishe, ajya gusura iwabo. We yagiye gusura iwabo, agurira abana b'impano, abagurira utuntu twinshi, abashyira amabombo, abashyira amashikareta, abashyira nyine utuntu twiza abana nyine bakunda tw'udusweets nyine. Aragenda arabashyira n'impano, ntabwo yagiraga abana baba asiga impano nyine, yabashyiraga impano zitandukanye. Yari amaze kuba umuntu utandukanye. Urumva hari hashize iminsi hafi 15, igice cy'ukwezi, yari amaze kumenyera kandi atangiye guhinduka umuntu nyine w'umusirimu cyane, n'imyambarire, ibintu byose kuri we byarahindutse, ko yari asigaye afite access ku mafaranga. Ubwo ngubwo akiri aho nyine yazamukanye nyirakuru, ndetse azamukana na murumuna wa papa we ariwe Phineas nyine, ndetse azamukana n'abana 2. Gusa nyine Francine mama wa Victor yabiteyemo inkuru nyine mu rugo, ababwira ko nyine wa mukobwa wa Victor ngo yazanye abantu ataza bari. Ubwo ngubwo yarababwiye nyine bari mu rugo, ababwiye ati se yewe mvuye kure wa mukobwa wa Victor, nsanze yazanye mukecuru n'umugabo washaje, uriko ntamenya niba ari umusaza, niba ari umusore, niba ari iki, niba ari musaza we, niba ari se, niba ari ibiki. N'utwana turi aho ngaho twamayibobo, rwose nadusanzeho, nari ngiye kumusura, nadusanzewe rwose. Ese uriya mukobwa wamukuyemo? Ubwo ngubwo Victor nyine yahise arakara nyine, ava muri saro aho bari kuganira, yigira mu cyumba. Ntabwo yabyumvaga, kuko Agnes ntiyigeze amugisha inama mu bijyanye n'uko yazamura mukecuru we cyangwa se abandi bantu. Ubwo nyine iwabo baranyengaga cyane. Mama we Francine nyine, ndavuga mama wa Victor, yari umuntu nyine uzi kunenga, ndetse n'umukobwa we witwa Riette hari nawe nyine mushiki wa Victor wenyine. Fabrice rero murumuna wa Victor we ntabwo yabitindagaho, kuko nawe yari yarabwiye Victor ko atahisemo nabi, ko yahisemo neza, kuko yari yarabonanye imico myiza nyine Agnes
ariko nyine n'ubundi uko bari bameze ko hari kimwe, ntabwo bitaga abo ku bantu. Na Fabrice uretse kubona ko Agnes ari mwiza, ntabwo ibyo ngibyo nyine abaga bishyigikiye by'uko nyine yagenda nyine afata abantu, kuko bo ubwabo babifataga nko gusesagura no kumva yuko imitungo yabo iri kuharibukira, cyangwa se imitungo nyine atazi agaciro kayo kuko aba yarayiboneye ng'ubuntu. Ubuzima burakomeza rero. Hashize icyumweru Victor yasohokanye na Agnes maze amusaba ko baganira nyine birambuye. Baraganiriye, aramubwira ati ariko bari abantu mama wawe, niba ari mama wawe ni mukecuru ariko njye mwita mama n'ubundi kuko urabizi nyine mama ntabwo mufite. Ndabyumva. Na papa wawe cyangwa papa wanyu none se nyine wimbabarire kuba ngiye kubikubazaho, ariko se kubera icyo utabimbajijeho ngo tubiganireho tubakire neza, nanjye nze tubakirane. Numvaga ntacyo bitwaye kuko nyine ni ukuri Victor kuba hano rwose mama adahari, nyogokuru adahari, tutari kumwe, numvaga rwose nshinjagira nshira, numvaga ntameze neza, numvaga ntizeye ubuzima arimo, numvaga rwose Phineas ni umuntu utashobotse, numvaga nyine nta muntu umwitaho uhari. Niyo mpamvu nyine natekereje kumuzana kuko numvaga ntacyo bigutwaye. Okay. Naho bari abana se, bari nyine ni bamwe mu babana, bari abana bo bari bameze nabi, bari barwaye, nabonye no kubasiga byaba bimeze nabi. Ubundi nakabaye narabazanye nka 4, ariko nabonye bitakunda ntahita mbazanira rimwe. Ubwo urumva nyine narabazanye nyine kugira ngo ndebe ko hari ikintu nyine byatanga. Okay, nta kibazo. Gusa nyine ujye umbwira mu gihe ugiye gukora ibintu nka biriya, kuko ntabwo abantu bose baba babyumva kimwe. Ushobora gusanga njye ntabyumva ariko abandi batabyumva, nabyo bibaho. Toya sheri, ntugire ikibazo kuri icyo kintu, ntabwo nzongera gukora ikintu rwose ntakubwiye. Sawa, urakoze. Barakomeza rero bagakundana, ubuzima bugakomeza. Victor nawe aza kubona nyine aho handi misiyo y'akazi, kuko yahoranaga akazi kenshi, maze aragenda nyine akagenda akagaruka. Hashize amezi 2 rero nibwo Victor yahamagaye Agnes nyine basohotse. Aramubwira ati rero Agnes, urabona hashize igihe kinini tuziranye, hagiye gushira amezi 4, kandi nyine ndumva nyine tutaguma dutya. Ndumva rwose nifuza ko twagira ibintu dupanga, urukundo rwacu rukarenga kuri ibintu byo kuganira, kuri iterambere. Urabona ko umaze gutera imbere, abantu maze kubafatisha, nanjye ndi kugenda ngerageza ibintu, nta n'ikintu kibura, ibintu birahari. So rero ndumva twakora ubukwe. Nta kibazo nyine niba wumva yuko ari cyo gihe. Gusa njyewe numva yuko nyine ngifite ibintu byinshi byo kwitaho, numva nge tutahita tubukora nyine twabanze tukihangana. Victor turacyari bashya mu rukundo, nubwo bimeze bityo nyine nta kidasanzwe kihari, ariko nge numva tugikeneye igihe, tukagira ibyo twubaka, tukagira urukundo twubaka, tukagira nyine urukundo rwacu rukagira umusingi ukomeye cyane. Ntabwo ari ukugaya ubu dufite ubu ngubu, ariko numva twaba duhubutse, numva twategereza tukihangana nyine. Okay, niba ari uko bishaka nabwo nta kibazo. Ubwo iminsi yaricumye, Victor yemera nyine ko badakora ubukwe ku cyemezo yari yifuje nyine ko bakora, ariko ntabwo nyine Agnes we yagishyigikiye. Byarakomeje rero. Ubwo hashize icyumweru Ariete yagiye nyine, Ariete wibuke ko ari mushiki wa Victor, yagiye nyine kwa Agnes, ariko agezeyo ubwo Agnes nawe hari muri weekend. Agezeyo abonye babana, se ahangaha usigaye utunze imbobo, tizima ibobo zo ku muhanda utunze ahangaha, abana se barwaye mu mutwe, n'abasazi n'ibiki. Ubwo ngubwo Agnes anambwiye tumva rero Ariete, ntitaye ku cyuri cyo, ntitaye ku uriwe, ntabwo wansuzugurira abana kuri urwo rwego. Aba bana bameze nkawe, aba bana wamera nkabo, aba bana n'abana ko n'abana rwose. Niba uzi kuzambwira abana banjye gutyo, ntuzongere no kuza ahangaha, cyangwa se ujye uhaza ndahari, nta kibazo. Ntabwo waza witwaje musaza wawe ngo uzusuzugura abana bafite ibyago bahuye nabyo, bafite ibikomere by'umutima wowe utigera umenya, utanazi. Rwose mbabarira, ntituzapfa ubusa kuri aba bana. Ariete ndakubaha, urabizi ndagukunda, ariko kuri aba bana gasopo rwose mbabarire, urumva. Ubwo Ariete ahita amubwira ati ariko ko wibonye, nuko usigaye umbwira mu nzu ya musaza wanjye se? Musaza wawe nyine ndabyumva, ariko nawe nyine ugukabya.
nese uri gufata abana ukabita ibisimba ukabasuzugura ukabafata uko nguko uri kubita, urabona batandukaniye he nawe? Si umubiri bafite, si ubuzima bafite, wowe se utandukaniye he nabo? Ko twese turi abantu, urimo urabatukira iki? Aho wakabafashije, aho wakabigishije, aho wakabafashe neza, aho wakarebye bagenzi babo bafite bahuje ubuzima nk'aba, aho buri kuzo uvuga amagambo nk'aya senye, ntago mbikunda rwose. N'undi munsi uramenya ubwo Ariyete habayeho kutumvikana nyine hagati nawe, ubwo ngubwo aragenda nyine arataha. Ageze mu rugo yahise ahamagara Victor, arabimubwira, amubwira ibintu byose, abibwira uburyo yasuzuguwe na mugore we cyangwa se n'umukunzi we Agnes, amubwira nyine ko rwose atazongera no gusubirayo. Iminsi yari icumye nyine, hashize iminsi Victor yagiye kureba Agnes nyine ku kazi. Ahageze asaba Agnes ko baganira. Agnes aramubwira ati ndahari nta kibazo, tabara umeze ute? Tumeze neza, gusa nyine hari ikintu ushaka kubwira. Se niki? Wowe na Ariyete muherutse gushwana? Ti Ariyete uzi ko yibona? Ariyete yaraje tukaba ari abana, tukazirya mfubyi, araba abita imboba, abita ibisimba, abita abarwayi bo mu mutwe. Ariyete urumva ashobotse? Kubera iki rwose utamugira inama Victor? Ngiye rwose byarambabaje cyane, n'ubu ngubu duhuye rwose ntabwo ngiye nabyumva. Uwo Victor aramubwira ati ariko ubuze abantu uri kuvugana nabo cyangwa ni ibintu ufatira aho ngaho mu kirere gusa? Ariyete uzi uwo ari we? Kubera iki ushobora kubahuka abantu buryo? Ntabwo bukwiye kubahuka Ariyete. Ariyete ni mushiki wanjye, ntabwo byumva ko ari mushiki wanjye. Ibyo yakubwiye ni mu bitekerezo byo, bukwiye kubyubaha, ariko ntabwo hakabaye musubiza kuriya ngo ntakagaruke iwawe, ngo umva Agnes, ibintu ntabwo rwose tubyumva kimwe. Nyine ntabwo tubyumva kimwe. Niba nawe ari ukuteye, ariko se nawe uteye nkabo? Ntoya, we ntabwo ari kuteye, ariko ntabwo hakabaye uvuga gutyo. Ariyete rwose biriya bintu yakoze ntabwo ari byo rwose, ntabwo ngiye mbikunze. Byarambabaje cyane, byarambabaje, ni ibintu nanze kandi ntateze no gushyigikira. Niba nawe ari kubishyigikiye, ubona akazi kawe, ariko ntabwo tuzabihuriraho. Ngiye mfata abantu bose nk'abantu kandi nkunda abantu bose kimwe, kuko nzi ko namera nkabo igihe icyo ari cyo cyose. Ubu se ngiye ko ndi gutya wansanze nte? Ubu ko ari ukumeze, ubu nifate ngende nsuzugura abantu bose, ubundi mbafate kube na zero, mbafate nk'umwanda nk'uko Ariyete yafashe abana banjye? Ntabwo rwose nabimushyikiramo, sinteze. Ubwo nyine Victor bateranye amagambo, Victor ahita ajya mu modoka aragenda. Hajemo agatotsi nyine muri iyo minsi mu rukundo rwabo, ariko nyine Agnes ntabwo yavugirwagamo ku bijyanye n'abana be. Ibindi byose yarabyubahaga, agaca bugufi, ariko ntabwo yigeraga yumvikana rwose n'umuntu ushaka gusuzugura abana yitagaho yari afite mu rugo aho ngaho, n'abandi yari afite mu ntara cyangwa se iwabo ku ivuko. Ubwo Agnes yakomeje gukora cyane, acuruza ibyo yacuruzaga by'ibiribwa, atera imbere, iminsi iricuma rwose, abantu baramukunda, abantu baramugana, iwe rwose hasigara ari ahantu hakunzwe cyane, abantu bose bagurira ibyo kurya ndetse n'ibyo gucyura mu ngo zabo, byo guteka, amavuta, ibintu byose yabaga bifite. Ubwo hashize iminsi itari mike, Victor yaje kwegerana nyine na Agnes, barihuza nyine bacoca ibyari biri kubatandukanya, maze barongera nyine barasubirana. Ubwo ngubwo Victor nyine yari asigaye akorera hanze y'umujyi, akorera kure, agataha muri weekend, agataha nka rimwe mu byumweru bibiri, ntabwo yabaga hari cyane. Agnes nawe yari ahuze cyane mu gukora, kuko nibwo yari abonye umwanya wo gukorera amafaranga menshi. Imana yaramuhaye umugisha, abantu baramukunze, bakamuyoboka, bakamugurira, nawe akomeza gutera imbere no gukorera amafaranga mu gihe cyihuse. Hashize rero amezi 4, ubwo ngubwo urumva bari mu rukundo rwarumaze gukomera cyane, urumva bari bamaze hafi amezi 9 baziranye, ibintu byari bimaze kuba nyine ibintu byiza cyane. Niba wibuka Lieutenant Denisier mu gice nyine cya mbere, yaje nyine kwigurira ji, yari umusirikare wo ku ipeti rya Lieutenant. Aguze ji nyine, Agnes amuha serivisi nziza rwose, arayimuha, aramushimira ko amuguriye, yashimiraga abantu nyine ku buryo buri wese nyine yumva ko yagaruka. Gusa nyine Lieutenant we ntabwo yamenye ko uwo nguwo ari Agnes hashize amezi angana atyo, ibari bazi nyine, cyangwa se amezi angana atyo, amubonye nka wa mukobwa wakundaga kubacaho ari kwihuta, cyangwa bakamubona imbere yabo igihe bari baragiye mu butumwa bw'akazi mu ntara cyangwa se ku mupaka w'igihugu.
Liyetona rero yakunze Agnes, akajya akaza gake gake, akaza kuhaguma, akaza kumuhahira, akaza gake gake, akaza akahamara akanya akamuhahira, mbese nyine arahayoboka kuko yari atuye hafi aho ngaho, niho yatahaga hafi n'aho nyine Agnes yacururizaga. Ubwo ngubwo Agnes urumva we ntabwo yari azi Donosiye cyane ko nta hantu bigeze bahurira, ntabwo rero yari amuzi bigiye kure cyane ko umuntu Victor yakundaga kuvugaho nyine w'umusirikare yari Serija Theobald ndetse na Liyetona Antoinette, ariko ntabwo yakundaga kuvuga kuri Liyetona Donosiye. Ntabwo nyine Agnes yari amuzi mu maso ye ko ntaho bigeze banahurira. Umusore rero urabizi ko Donosiye urumva yari ashaje, yari umusore mukuru ufite imyaka ari kugera mu myaka 36. Uzi ko nyine bagenzi nabe baba bamusererezaga buri gihe ngo yanze gushaka. Rero yakomeje kuza yegera gake gake Agnes, amugurira utuntu, akaza akahamara umwanya amwereka utuntu muri telefone, mbese babishuti nyine bakajya baganira, ariko Agnes atanazi ko Liyetona Donosiye nyine ari n'umusirikare, yamubona nk'umusore w'umukiriya we wa hafi nyine aho ngaho. Ubwo ngubwo abantu baraje bafotora Agnes ubwo yari ari kureba muri telefone afashe ku rutugu Donosiye wari uriwe nyine aho yaje kumugurira, yaje kumuhahira, hari utuntu ari kumwereka muri telefone. Umuntu wabafotoye ntabwo azwi, gusa ifoto yayihaye Victor wari usigaye nyine akorera mu ntara nyine adapfa kugera ahantu Agnes akorera. Yahageraga rimwe mu byumweru bibiri cyangwa rimwe mu cyumweru, akenshi bavuganaga kuri telefone mu buryo bwa buri munsi buhoraho, akamubwira amakuru yose ariko ntabwo bari bakibonana cyane bitewe n'akazi Victor yabaga arimo. Hashize iminsi mike ntabwo Victor yahise nyine abyereka nyine Agnes, kuko yarabanje aritonda akora ubushakashatsi, kuko yari yabonye ko iyo foto nyine iriho umusore nyine azi. Ubwo ngubwo Victor yari mu ntara nyine aho yari asigaye afite akazi, ataha muri weekend nk'uko nabikubwiye. Ubwo ngubwo nyine iyo foto yaje amaze kuvugana na Agnes kuri telefone, gusa ntiyamenye uyimwohereje kuko yari nimero nshyashya, ariko nyine yarazamutse ashwana bikomeye cyane na Liyetona Donosiye. Yabanje no kubibwira papa we, yaragiye abwira papa we ko Liyetona Donosiye ari kumwendereza, ko ari gushaka gukundana n'umukobwa wiwe cyangwa se na sheri we Agnes. Gusa ibyo byose yabikoze Agnes atabizi. Agnes atangiye guhamagara Donosiye amubaza impamvu atakiza kumuhahira kuko hashize iminsi nyine atamuhahira. Aramubwira ati ntabwo sisi by'umugabo wawe yankoreye, ati ngewe nta nubwo narenzi ko ari we mukobwa njya numva ngo Victor yakunze, twaragiye mu butumwa bw'akazi rwose, nge n'ukuri twahuye ntabwo nari mbizi. Ndetse Victor muraziranye? Ati nyine Victor buriya twigeze tujyana mu butumwa bw'akazi iriya iwanyu, ari naho ngo mwamenyaniye, ngewe ntabwo nari nkuzi, nakubo barakumbwiye munibuka ko twakubonaga utambutse, ariko ngewe nta sura yawe nari nzi umukobwa tubona atambuka gusa, cyane cyane ko wacaga hirya y'umuhanda, ntabwo rwose nari nkuzi. Rero Victor yaraje ateza ibibazo ndetse abigeza no kuri Colonel Yiberi, abigeza no kuri papa we General. Ni ibintu byari binkozeho. Rero ntuzongere guhamagara iyi nimero kandi burundu urabeho. Ubwo Agnes yarumiwe yumva ko ibyo bintu bidashoboka, hamagara Victor. Urumva hari hashize nyine iminsi igera mu 8 atabona nyine Liyetona Donosiye aza kumuhahira, kandi yazaga mu gihe cya buri munsi, ariko nyine yari amaze igihe amuhamagara telefone atayitaba. Ubwo ahamagaye Victor aramubwira ati none se ibintu koko Donosiye yambwiye nibyo? Ati nibiki yakubwiye? Mwongeye gushudika? Ariko se sheri kuki ukora ibyo bintu byose utambwiye? Basi ntabwo wanambwira ngo ibintu byagenze bitya nkakubwira ukuntu bihagaze? Nukugenda uhita ushwana n'abantu Donosiye uriya koko nge sinari nzi ko ari n'umusirikare. Yego nyine ni wari ubizi, umenya ko nta kuru yakubwizaga, nta n'ikiza cyamugenzaga. Ati none se ubwo ngubwo nuko wakabaye witwara? Ese ko yari umukiriya wanjye, urabizi ndagukunda, nta wundi muntu nkunda ni wowe, iki gihe cyose tumaranye kandi kirabisobanura. Kubera iki wakora ibyo bintu utanaje ngo mbaze? Ubu se wowe ujya gukora uzana abantu n'ibiki warambajije? Niyo mpamvu nawe nabikoze. Ntabwo shiri nashaka Donosiye mu buzima bwawe. Uriya mugabo afite imyaka irenga hafi 36, agiye kugira 37, yanze gushaka. None se ubu ni we mukobwa abonye mwiza muri iyi saha itakunda kumva yuko yagushaka? Tirega nta byo gushakana byarimo, nta nubwo twakundanaga, yari umukiriya usanzwe.
nyine nagende ntabwo bizaguhombya. Ndakusheri nawe ntukarakare. Ntabwo narakaye, ibyo nakoze ndabizi, byihorere. Urandamuzi kukurusha, rero byihorere. Nta kibazo, nzi ko nta kibunyifuriza. Nta kibazo, tunabirenge. Amakuru ni meza nyine, ari ikintu nshaka kukubwira nyine. Nibikiza, ndashaka ko dukora ubukwe noneho. Yego tukuntu ubwo nje nk'ubushwana uri kuvuga ibintu nk'ibyo, mbabarire gusa nyine. Ubukwe nta kibazo. Hari ikibazo se? Nditeguye rwose, ibintu byose biri ku murongo. Abana banjye bo bamaze kugira ubuzima busa nkaho babona basirasiyo yo ku manywa izwi ko ihoraho. Ni ukuri rwose sheri, warakoze, Imana izaguha umugisha. Ubukwe nditeguye, njye nta kibazo, twabutegura. Ubwo Victor yabwiye iwabo ko afite ubukwe. Papa we ahita amubwira ati n'undi munsi ugomba gushaka undi muntu, ntabwo uriya muntu kuba mukundana mugomba gushakana. Uriya ni imbobo nka ziriya atunze. Ntabwo rero umwana wanjye yashaka ku mukobwa uri aho yatoraguye utudaziye yavuye n'iyo yaturutse. Ariko papa, murabizi ko mukunda kandi hashize igihe, ntabwo ari ibintu mwakabaye mugishidikanyaho. Turamaze, njye mba nzi ko ari ubugoryi urimo. None uriya n'umukobwa se ukunda, wamukoreye ubuzima, umutungo wanjye warawusahuye, nta kibazo mfitanye nabyo, wenda warayakoreye ni kubyita. Ariko nyine ugomba gushaka undi mukobwa mukundana. Si inshuti zanjye zifite abakobwa beza banize amashuri, banafite akazi keza bakora, bafite amapeti meza kandi batakusuzugura. Rero ntukabimbwa. Tunese Agnes we ntiyize. Rega Agnes nubwo ari ukunda business yarize, yize na kaminuza. Nese kubera iki mutamukunda? Ubwo nyine mama we Francine amubwira ati ugiye kuzana umukobwa udufata twese akadutuka, akadukuba na zeru, akantukira umwana. Ubu ngubu akakanyura byibagiwe. Wibagiye ko yantukiye umwana mu mezi yashize. Wibagiwe ko njyewe nanjye yandutishije abo bana be ngo ni ibiki? Akaduciwe, akanga ko tujyayo ngo tumusuzugurira abana. Ubwo sibyo ni ibiki? Nawe mushaka, niba mushakana ubwo ngubwo ni akazi kanyu. Ubwo ngubwo Fabrice yabwiye iwabo atari ko Victor murabizi neza ko yakunze uriya mukobwa Agnes, kandi Agnes ntacyo atwaye. Uretse ko akunda abana nyine, twe tukaba atari ibintu byacu. Ariko Agnes ni mwiza, azi gukora business, batera imbere. Rero Victor ntimumwitambike, njye numva mwakora ubukwe. Victor njye ndabashyigikiye tu. Ubwo Ariete nawe aravuga ati yego nyine ka Agnes karasuzugura, kanakunda utuntu, kaba gashaka kwigira akana keza mu isi cyangwa kwigira intwari. Gusa ni keza, karanakora, ndumva njye ntacyo bitwaye tu. Nubwo ntazangera iwanyu, icyakora iwanyu sinzigera mpagera, ntabwo nashobora agasuzuguro. Gusa kubera ubuzima bwa Victor, njye numva ibyo ntacyo bimbwiye, ibyo ntibinandeye. So papa rero mwamwihorera bakakundana. None ntawe wigeze amumuyangira, n'ubundi ntawe wigeze amumuha. Victor atangira nyine urugendo rwo kubyumvisha iwabo, akabibumvisha, bagatangira kubyumva gake gake. Iyo hashize amezi 3, Victor ndetse na Agnes bakora ubukwe, bakabana byemewe n'amategeko. Agnes rero yimuka hahandi yabaga abana nyine na se wabo cyangwa se Phineas ndetse na mukecuru, akajya nyine mu nzu ye yihariye n'umugabo we. Abaho rero atunze ingo ebyiri. Urumva nyine aba yarashakiye akazi nyine ise wabo asigaye afite akazi, nawe nyine akita ku mukecuru nyine ari nawe mama we, ndetse akanatungira abana be kwa mukecuru we. Ariko ahora asaba Victor kubazana, Victor akabyanga. Ubwo nyine ni ikintu cyari cyarabaye nk'igishakwe imbere ya Agnes nyine, kuba Victor nyine yaranze kuzana abana mu rugo rwabo. Ubwo ngubwo bamaze amezi 6 babana, barashwanye. Noneho bigera kure, Victor abwira Agnes ko niba ashaka kuzana abana we azasohoka mu rugo. Agnes amubwira ati nanjye rero niba udashaka abana banjye baza kuba hano nkabitaho mbareba, nta kintu barya hano gitandukanye n'ibyo turya, nta kintu, mfite amafaranga, ufite amafaranga, kuki abana bataza bakaba hangaha tukabana kandi bakabaho neza? Kujya kubareba kugira ute ni ibintu bimbangamira kandi bigatuma ntakora akazi neza. Kandi nabariya bari mu cyaro ndabasha, gusa amafaranga njye nta kindi azamara. Urabona tumaze gutera imbere kandi urabona ndatwite. Ubwo se nibwo tudatekereza yuko abana bagira umumaro ahangaha? Ngiye nshaka abana
banjye baze bambi iruhande. Barashwanye ariko nyine barongera bariyunga. Ubwo ngubwo byarakomeje. Agnes akomeza kwinginga Victor ngo amwemerere azane abana. Victor akomeza kubyanga, n'ababyeyi be bakomeza kubyanga. Ubuzima burakomeza, maze hashize amezi 3 ubwo ngubwo babanye hafi amezi 9. Ubwo ngubwo Agnes noneho yararambiwe, abwira Victor mu gitondo ati waruzi n'ibindi, napakinze ibintu byose biri hara mu modoka, nditahiye rwose ngiye mu rugo. Ariko suri serious, uragiye mu rugo utwita umwana wanjye umujyanye he? Ndagiye kandi ntabwo mpagarika. Ntabwo bishoboka, nta hantu ushobora kujya. Ngewe niba udashaka ko nzana bari abana ndagiye. Ubwo ahise anagenda, ahita yigenda yinjira mu modoka, ahita atwite n'inda nkuru, maze asanga nyine nyirakuru aho aba nyine na se wabo. Amera nyine nk'uwahukanye hahandi baba, hari ba bana yari yarazanye n'abandi bana 4 basigaye ari 6, aba ariho ajya kwibera. Ubwo ngubwo Agnes Victor aramuhamagaye, Agnes aramukupa, yanga ko bavugana, ibintu byose arabikupa, kuko Victor nyine yari yaranze ko azana abandi bana b'imbabare 4 bari basigaye mu cyaro kugira ngo babe bana 10 yafashaga kuva kera, babe batera imbere, anabigisha nyine abiteho mu buryo uhoraho busesuye. Ko yamubwira ko bafite ubushobozi, ko atakabaye yitambika ibyo bintu. Ariko Victor nawe kubera ibyo ngibyo iwabo batabikundaga, nawe atabikunda, ntabwo yabikozwaga. Agnes rero yahisemo gusenya, akavuga ati reka nigendere, kuko urugo rutarimo ubwigenge no gukora ibyo nshaka ntabwo rwose nshobora kurugumamo, urabeho uzirwarize nawe. Niko yagiye rero, kandi haburaga rwose nk'icyumweru ngo abyara inda yari nkuru cyane. Ubwo Agnes yaragiye aba iwabo nyine, cyangwa se kwa mukecuru hahandi, maze hashize icyumweru ajya kwa muganga, nyine afatwa n'inda, ajya kwa muganga, maze se wabahamagara Victor amubwira ko Agnes yagiye kwa muganga. Victor ahita ajya kwa muganga yirukanka, asanga Agnes nyine yabyaye impanga z'abahungu 2. Ubwo Victor yarishimye, ahobera umugore we, bari bamaze hafi icyumweru batabonana, kubera ko urumva nyine inda yagiye ari nkuru. Ubwo ngubwo Victor nyine arishima, nyine yahobera umugore we, aterura abana. Ubwo Victor nyine yarabyaye impanga z'abahungu rwose beza cyane, abana beza cyane. Victor nyine yaje kwa muganga azanye indabyo, azanye ibintu byinshi by'impano, iwabo baraparika bariyeta, abantu bose baza kwakira Agnes nyine bamufelicita kubera yari yabyaye impanga, n'abandi benshi, abaganga benshi bagombaga kuza baraje. Ubwo ngubwo Victor yahise afata umwanzuro, kubera ko nyine Agnes yatinzeho kwa muganga ko yahamaze iminsi 4. Victor yahise afata umwanzuro w'uko ari bucyura Agnes we mu rugo, atongera gusubira iwabo. Bari kwa muganga rero, abantu bose bari hanze nyine bafite umwari mu mwanya wabo 2. Victor yabwiye Agnes ati sheri, wambabariye ukagaruka mu rugo, uzi ko ibi bintu nta muntu ubizi uretse iwacu babizi bonyine, nta wundi muntu ubizi. Wambabariye kuko ubu tugiye gutangira kugira abashyitsi ukaza mu rugo. Agnes aramubwiye ati rero Victor, urabizi ndagukunda, urabona tunagize umugisha w'abana. Ese aba bana kuki utabafata nka bariya bana? Abana nabyaye nge nawe urabona batandukaniye he n'abari abana wanga ko dufasha? Nge bari abana n'ubuzima bwanjye, bari abana n'isura n'ishusho y'uko nakuze, bari abana ni nk'aba bana nabyaye, bari abana n'abanjye. Kuki ushaka ko tujyana aba bana? Kuki uko kwikunda ugufite? Waretse abana tukabazana ko nta kibazo, ko hari inzu, ufite inzu 3 mu gipangu ziri gupfa ubusa, 2 zose zipfa ubusa, imwe n'imwe mu bakozi. Bari abana nta kintu batwaye, amafaranga arahari, nkurira amafaranga nawe ukora amafaranga, nta kintu twabura. Kubera iki wanga ko bari abana baza? Niba wumva baza ni ukuri kose turava aha tujya mu rugo. Niba wumva bataza umbabarire rwose, abana urabyemerewe igihe cyose kuza kubareba, nta n'ikindi, nta nikosa, nta n'ikibazo ngufiteho uretse icyo kintu cyonyine. Utaragikora rwose mugabo mwiza, mbabarira, kuko ntabwo nakirengagiza abana mbareba. Barimo barababara, bariya 4 bari ku mupaka, bari gusabiriza, ntabwo mbabonera ibihagije, nibyo mbohereje ntabwo bibageraho, mbabarira w'ingora.
Victor yavuye kwa muganga ataha ajya kubwira iwabo ko yemeye ko Agnes azana abana mu rugo kandi ko nawe amushyigikiye. Ko ababyeyi be ntago babyumvaga, ariko nyine Victor yirukanye ikintu cyose gishobora gutuma Agnes abangamirwa mu buzima bwe, kuko yari amaze kumubyarira nyine abana babiri. Ubwo ngubwo hashize nyine ibyumweru bibiri abana bwageze igihe baraza, kuko nyine yavuye aho ngaho nyine ayemeye nyine ko ibintu agiye kubikurikiza. Ubwo abana barateguriwe nyine mu cyumweru n'igice, bategurirwa mu nzu yari nini yari muri compound cyangwa se aho Victor yabaga, kuko urugo rwe rwarimo inzu hafi 3 nini. Bategurirwa aho kuba, bategurirwa gurirwa ibitanda, bategurirwa ibintu byose barabitegura. Abana 10 bose harimo abakobwa 4 ndetse n'abahungu 6 bazamaye ibobo, maze arabazana bose baza kubiwe mu rugo rwe na Agnes. Nuko rero Agnes yarishimye, yashimira Victor, amugurira impano, aramubwira ati uri umugabo mwiza, aramubwira ati rwose urakoze, ibintu byose byawe ni byiza kuko uranyumva kandi niwe mugabo nahoze nifuza. Ngo Victor aramubwira ati nta kibazo, nyine tuzigomba kubinyuranamo, ibyawe nibyo byanjye mugore mwiza. Ngo babaho nyine batyo ubuzima, Agnes akishima, agatangira kwita ku bana b'imbo cyangwa se aba bana nyine batagira kivurira. Unyihanganire kuba nakomeje kubita imbobo no kugira nyine wumva uburemere bw'ibintu cyangwa se bw'akazi n'umutima wa Agnes yari afite yaravukanye muri we. Gusa n'ubwo ubuzima nawe yari yarabukuriyemo, yarabubayemo, yarabuzi nyine. Ngo nyine hashize amezi 4 burya Victor yatangiye gukunda aba bana, abona bakuranye n'abareba, abona ubuzima bwabo buhinduka, uko yabakiriye atari ko bakiri, barakeye, baratangiye ishuri bamwe, abandi bagiye barushanya amashuri, mbese abona nyine ko bifite progress kandi ari umugisha ari gukorera wigaragaza, atari ngombwa ngo ubushakishe itoroshi. Ubwo ngubwo nyine abana babaye aho ngaho, ubuzima burakomeza, maze za mpanga nazo zirakura, Victor atera imbere, Agnes nawe akomeza gutera imbere, we n'umugabo we. Agnes business yarazaguye, ka gashop biza kurangira kabaye supermarket, yabaye supermarket, ndetse bamwe mu bana yareraga batangira nyine kuyikoramo mu myaka 5 yari ishize. Agnes rero ubu afite supermarket ikomeye cyane, ndetse n'umugabo we bose baba muri business. Umugabo we afite ivuriro, bakomeje gutera imbere kuko ari umuryango wumvikana. Abana nabo barize, bamwe barangije nyine segonderi, abandi baracyari kwiga segonderi, barakuze, ubuzima bwabaye bwiza nyine, maze ibintu bigenda neza. Agnes rero ubu ngubu ibintu byose iwabo Victor barahindutse, kubera imbuto zagaragaye muri ba bana ko ari umugisha ukomeye cyane. Abantu bose barabikunze, abantu bose barabakunze. Ariete yarahindutse, ubu ngubu kwa Victor ni mu rugo rwose rumeze nk'ikigo kandi cyifuzwa na buri wese. Agnes rero nibyo bintu bimutera kwishima, kandi we n'umugabo we bameze neza. Ubu rero byabaye byiza, General Xavier yarahindutse, ndetse na Madame Francine yarahindutse, ndetse n'abantu bose hamwe na Ariete, cyane ko Ariete mu bukwe bwe marene we yabaye Agnes. Bariyunze nyine, babaye inshuti, ibya kera barabisize. Babonye ko Agnes urukundo rwe n'ubupfura n'ubumuntu ari byo bigomba gutsinda muri iyi si, bityo nabo bahinduka batyo, ubuzima nyine buba bwiza cyane. Naha rero inkuru ya Agnes wakunzwe na Victor. Agnes ari umwana w'umukobwa uzunguza, wikorera agataro, ugenda ucuruza imboga ku muhanda ndetse n'imbuto. Nuko inkuru yabo yarangiye y'urukundo, nayo maherezo yabo ubu ngubu rwose abana bari hafi kujya gutangira amashuri abanza, za mpanga zabo. Rero ndagushimiye cyane, kandi niba hari icyo iyi nkuru ikwigishije, rwose ujye wita ku bantu kandi ukunda abantu kandi ugire neza, kuko Imana burya niyo nzima kandi Imana niyo nkuru. Kandi burya baravuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uzayisanga imbere, kandi akami ka muntu ni umutima we. Murakoze rero, murakarama. Njye nitwa Tiyunsanze.
kora share kandi utere comment maze utubwire uko wumvise inkuru cyangwa uburyo yagufashijemo. Ciao ciao, mukunda Imana n'abantu. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao, nakagaruka.